Haleluya, haleluya, Yesu Kristo nashimwe. Dushimiye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Dushimiye Imana itabura uko ibigenza. Haleluya, haleluya. Mwene data tubana mu mwanya wa nibature, mfasha guhereza Imana icyubahiro. Ongera ubyuke utekereze iby'Imana ikoze muri iri joro ritambutse. Uyihereze icyubahiro, kusanya ibyo yakoze mu minsi yatambutse, uyihereze icyubahiro. Imana ishimwe. Iki gitondo tunejejwe n'Imana mu mitima yacu ko yatwimanye, tunejejwe n'Imana mu mitima yacu aho igejeje itugirira neza. Imana nishimwe. Nakubwiraga ngo mwene data, nyemerera wowe tubana muri nibature buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari ku migabane itandukanye y'isi, inshuti zanjye bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Yesu Kristo nashimwe. Mumfashe duhereze Imana icyubahiro ikoze iby'imirimo itangaje, kuko yakurinze nanjye irandinda. Ikintu kiguhamiriza ko Imana iri mu kazi izakugirira neza ni uburyo igenda ikwimana umunsi ku munsi. Wavuga uti Bishop iranyimana ariko inyimana mfite umubabaro. Byihorere biramaze, kuko ni Imana ireba. Yo irirebera ntabwo yerekwa. Yo irareba, irabyumva. Umubabaro wawe irawuzi. Ntabwo ibwirwa, nta magambo y'amabwire igira. Imana irabireba, kandi yo yururukiye kukugirira neza, gushyiraho iherezo kuri ubwo bubabare. Amagambo ararangira, imibabaro nawe muri wowe ikarangira. Rero nagiraga ngo wongere ugirire Imana icyizere. Iki gitondo ubyukane umunezero, iki gitondo ubyukane kwizera Imana, iki gitondo ubyuke wumva wuzuye kunyoterwa Imana, wumve ushaka kwegera Imana kurusha ibihe wabayemo byo gusenga. Imana nishimwe cyane. Nakubwiraga ngo banza Imana, hereza Imana icyubahiro, wongere uyishimire. Imana ishimwe. Wongere uvuge uti Imana urakoze ko wampaye ibitotsi byiza, ko wandinze muri iri joro ritambutse. Ntabwo byari byoroshye ariko urahabaye. Imana nishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Rero muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubanje Imana hose muri byose. Tuyirageje biri imbere kandi tuyishimiye ibyatambutse. Imana ishimwe. Turacyari muri teme yacu igira iti ni Imana ifite ububasha, humura. Ni Imana ifite ubushobozi, humura. Ni Imana ifite urukundo rwinshi cyane, humura. Ni Imana ifite imbaraga, humura. Abantu barananiwe ariko nta bubasha bari bafite. Nuhumure, ibyabo byarangiranye nabo. Humura rero, ni Imana ifite urukundo, urukundo nyarwo, urukundo rudafite icyo rushingiyeho. Imana ifite urukundo rw'umwimerere rwiza cyane, kuko yagukunze nta kiguciye. Igukunda uri umunyabyaha, iragukunda, irakwiyegereza, ikugirira neza, irakuzamura, ititaye ko nta muryango ugira, ititaye yuko mbese uraho nawe gutyo. Uraho, ntufite kirengera, ntufite kivuganira, ariko urukundo rw'Imana rwisukiranyije ku buzima bwawe rwinshi cyane. Niyo mpamvu wagiye utambuka iminsi ndetse n'imyaka igatambuka ureba Imana ihindura amateka, ihindura amateka ureba, ihindura amateka. Yatumye wiga ureba, ukiga ari uguterateranya bitemera, ariko uriga. Imana irakuzamura, Imana iguha akazi ubireba, Imana iguha gucuruza biremera ureba. Imana igenda ikuzamura, ikuzamura. Iyo niyo Mana nkubwira ngo wongere uyiringire. Ni Imana ikoraho abantu batari, ni Imana ikoraho abantu bananiwe, ni Imana ikoraho abantu bigizeyo. Imana yiraza ikahagarara ikavuga ngo mwana wanjye nzakugirira neza, mwana wanjye nzagutabara, nzakurengera, mwana wanjye nzakwaguza amaboko yanjye akomeye. Imana ishimwe.
ni Imana ifite ububasha. Humura, humura rwose, humura, humura, humura. Ni rya rindi ryarakeye n'iri rizatambuka. Imana nishimwe. Ndashaka kukubwira ko hari ijoro ry'umubabaro wanyuzemo ariko riratambuka. N'ibindi uba n'imbere yawe bikugoye nabyo bizakurwaho n'imbaraga z'Uwiteka. Izere ko ari Imana ifite ububasha. Uhumure, ukomere, ugire kwizera, ugire ibyiringiro kandi bifite ubugingo. Iyo bakubwiye ngo gira ibyiringiro bifite ubugingo, ni uko uba uzi ko nyuma y'ubu buzima hazaba ubundi buzima. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Tukiri muri iyo teme yacu rero, nyemerera dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo, ibice ni 6. Titire y'ijambo handitse ngo gusenga. Gusenga, gusenga. Iki gihe Yesu Kristo yigishije intumwa ze gusenga, arangije ababwira, arabacyaha, arababwira ati nimusenga mujye mujya mu nzu mukinge, hanyuma so ureba ibyiherereye azakugororera. Aravuga ati kandi ntimukavuge amagambo muyasubiramo hato na hato. Arangije arababwira ati ahubwo dore ko muzajya mubigenza. Arababwira ati nimusenga, ku murongo wa 9, nuko musenge mutya muti. Abigisha gusenga. Imana ishimwe. Iri sengesho rya Dawudi mu ijuru Yesu Kristo yatwigishije, yigishije abamwizera bose, akaryigisha abashaka Imana, akaryigisha abantu bafite inyota. Yatangiye avuga ati data wa twese uri mu ijuru. Ashatse kutubwira yuko tuzajya dusenga Imana yo mu ijuru, tuzajya dusenga Imana ishobora byose, tuzajya dusenga Imana nyamana. Aravuga ati mujye musenga mutya, muvuge muti data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Adukangurira kubaha Imana, adukangurira kuramya Imana. Aravuga ati izina ry'Imana ryubahwe. Imana ishimwe cyane. Muri wowe wumve ko harimo kubaha izina ry'Uwiteka Imana yacu. Muri wowe habemo kubaha Imana, kuko niwamara kubaha Imana uzayubahiraho abantu batareba. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mujye mujya mu nzu yanyu mukinge. Uyubahiraho abantu batareba, uyubahiraho abantu batari. Imana ishimwe cyane. Izina ryawe ryubahwe. Imana ishimwe. Niryo sengesho, niryo zina, nibwo buryo Imana Umwami Yesu Kristo yatubwiye gusenga. Imana nishimwe cyane. Aravuga ati ubwami bwawe buze. Yifuje ko muri wowe ubwami bw'Imana bwaganza mu mutima wawe, ubwami bw'Imana bukaganza mu byo ugambirira gukora byose. Ukajya ubanza ukibaza ngo ariko si ibi bintu ngiyemo, ibi bintu ngiye gukora birubahisha izina ry'Uwiteka Imana yanjye, ngo ubwami bwawe buze. Ni ukuvuga ngo amategeko y'Uwiteka aze ajye mu mutima wawe, aze ajye mu migambi yawe, aza kuyobore. Ubwami bw'Imana buze. Imana nishimwe. Arongera avuga ati kandi ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ni ukuvuga ngo iby'Imana yifuza, uburyo Imana ishaka ko wahinduka ukijijwe, uburyo Imana ishaka ko wahinduka uw'umumaro, uburyo Imana ishaka ko wava mu byaha ukabireka, mbese ugasa n'Imana. Ngo ibyo ushaka biba ari byo biba mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ngo mu ijuru habayo kuramya no guhimbaza Imana. Ibizima n'abakuru ngo bahora bikubita imbere y'Uwiteka Imana bavuga ngo uruwera Mana, uruwera, uruwera, uruwera Mana, uruwera. Biragukwiriye ko wajya ubyuka uvuga ngo Imana irera. Biragukwiriye ko wajya urangiza umunsi uvuga ngo Imana irera, nawe ukavuga ngo uruwera Mana, uri Imana yuzuye urukundo no gukiranuka. Nuko Yesu akomeza abwira abigisha gusenga. Aravuga ati uduharire imyenda yacu nk'uko natwe
twahariye abarimo imyenda yacu. Aha Yesu yashakaga kwigisha abantu kubabarira, ukababarira ukagera naho ubabarira bakwambuye, ukababarira abantu bose, kuko nawe warababariwe, kuko nawe ubabarirwa umunota ku munota. Imana ntiyaguhwanyije n'ibicumuro byawe, Imana ntiyaguhwanyije n'abo wabeshye. Ndibaza yuko nawe hari abantu wabeshye benshi utarihana, cyangwa n'ubu wabona ukibikora. Niyo mpamvu Yesu Kristo yabwiye abigishwa be, arababwira ngo musenge mutya, mubwire Imana ngo duharire imyenda yacu. Imana ishimwe. Ageze ku murongo wa 13 avuga ijambo ryiza ari ryo nagize ngo twensisiteho uyu munsi. Aravuga ngo ntuduhane mu bitwoshya. Imana ishimwe, haleluya. Yesu Kristo yarasobanukiwe kuri umunyantege nke, yarasobanukiwe ko utahagarara mu kw'Imana ngo weme, yarasobanukiwe yuko amagambo yakugusha, yarasobanukiwe yuko uwo mubiri wawe wakugusha, yarasobanukiwe rwose n'utahagarara, Imana nitahagarara muri wowe ngo igufate igukomeze, yuko wowe rwose kugwa kwawe byoroshye. Aravuga rero ngo ntuduhane mu bitwoshya, kuko ibikoshya wowe byakubanye byinshi, ibikongoza n'ibikushuka byabaye byinshi mu mutima no mu matwi yawe, ibigukururira mu bibi biragwiriye, yewe ibikuvana mu nzira yo gukiranuka biragwiriye, ibyagiye bikuhubanuza mu gakiza, ugakizwa ku wa mbere, ku wa gatanu ukaba waguye, ariwe ku cyumweru ukajya mu materaniro ukumva urujujwe umunezero, ukageza ku wa gatatu warakamutse. Niyo mpamvu Yesu Kristo abivuze neza ngo ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi. Imana ishimwe. Yesu Kristo yarazi yuko muri iyi si umuntu yambaye umubiri, Satani araguhiga ku gato no ku kanini, ndetse n'iyi si yuzuyemo ibihenda amaso. Niyo mpamvu yavuze ngo udukize umubi. Imana ishimwe. Iri ni isengesho Umwami Yesu Kristo yatwigishije, kandi ririmo ubuhanga, ririmo ubutsinzi, ririmo imbaraga. Imana ishimwe cyane, ngo kuko ubwami n'ubushobozi, haleluya, ubwami n'ubushobozi ari ibyawe, ari ibyawe none n'iteka ryose, amena. Aravuze ngo ubwami n'ubushobozi ni iby'Imana ishobora byose. Iteme yacu tuyigarutseho, ni Imana ishobora byose, ifite ububasha, humura, ngo kuko ubwami n'ubushobozi ari ibyawe. Ni ukuvuga hejuru y'ubwami bw'Imana muri wowe, hejuru y'ubwami bw'Imana, hejuru y'ubushobozi bw'Imana muri wowe, hejuru y'imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Ni ukuri, ni iby'Imana. Nta wabasha kuvogera umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana nihabwa icyubahiro. Zamura kwizera kwawe, ongera urugirire Imana icyizere. Shalom shalom. Muhahe, muronke, mugendane n'Imana. Imana ibigaragarize, mugendane isengesho rya Dawe uri mu ijuru mu mitima yanyu. Ndabakunda cyane.